isi ni iki? Isi ni kimwe mu mibumbe 9 kandi biragaragara ko no kurimbuka ntabwo hazarimbuka abantu gusa, n'isi ubwayo ngo izashongeshwa no gusha cyane. None se ingoma y'iteka abera bazaturamo izaba ku isi cyangwa izaba mu ijuru? Isi tuzaba mu iteka tumaze kunesha izaba ari nziza kuruti. Icyo gihe bikaguhesha guhitamo. Urugendo rwo kuva ku isi rero kugera ku zuba ni ibirometero miliyoni 149 n'ibihumbi 600. Isi nubwo benshi bayikunda ariko irimo ibibi byinshi. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cyane mugoroba. Reka gusuhuze inshuti ya Gusenga Everyday, nizere ko mumeze neza mu musambi kumwe na Kiza Edouard, abari mu Rwanda Shalom, abari mu Burundi Shalom, abari muri Afrika mwese mushobora kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Abari ku mugabane w'Uburayi mu kuganira byacu tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Amerika tubahaye ikaze, abari ku mugabane wa Oceania tubahaye ikaze kuri Gusenga Everyday. Nkuko mura kuri kamera za gusa turi kumwe na Pastor aho. Mwaramutse neza. Umeze ute? Murakomeye. Pasiteri Imana iguhe umugisha. Tubahaye ikaze rero abantu mukoranira, tubahaye ikaze mwese muri kiganiro turi gukorana na Pasiteri. Nkuko mumenyereye amazina, Pasiteri watangira usuhuza abantu unasenga Imana. Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha kubakurikira ubutumwa bwiza, kandi cyane cyane bakabugeza ku bandi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Turabakunda, namwe tuzi ko mudukunde. Iyo tubonye mwasangije ibiganiro byacu abandi kugira ngo tugeze ku mahanga yose ubutumwa bwiza, tubahindura kuba bigishwa ba Yesu. Murakoze, Imana iduhane umugisha. Mana turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye ko waduhaye guhumeka, turagushimiye ko uyu munsi wa none wawutoranije kugira ngo twamamaze iryo shimwe ryawe. Turi imbere yawe rero turasaba kugira ngo utangirane natwe, ijambo ryawe ribe umutsima w'ubugingo kandi ritera imbaraga abaryumva uyu munsi wa none, ribakomeze muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor, iyo abantu bavuga ngo isi ni iki? Isi ni kimwe mu mibumbe 9 yaremwe n'Imana, nibyo, ariko ubajije ngo isi ni iki, ni umurimo w'intoki z'Uwiteka. Kuko usomye Zaburi 121 aravuga ngo ndubura amaso ndeba mu ijuru, mbese gutabarwa kwanje kwaturuka he? Ijambo ry'Imana aravuga ngo kwaturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, ubwikomoka mu mirimo y'intoki z'Uwiteka. Ariko ni kimwe mu mibumbe 9 Imana yateguye cyangwa se yaremye, ariyo mibumbe tuvuga, umwe yitwa Merikire, undi yitwa Venusi, niyo tere rero ni ya gatatu. Hakaba Mars, hakaba Jupiter, hakaba Saturne, hakaba Uranus, hakaba Neptune, hakaba na Pluto. Iyo migabane uko ari 9 yaremwe n'Imana kugira ngo ibaho, ariko isi akaba ariyo favorable cyangwa se yishimira gutanga ubuzima bw'abantu. Ni kimwe mu mibumbe 9 yaremwe n'Imana. Iwo mubumbe rero ukagira ingabano. Hari abantu bibwira ko isi itagira higarukiye. Oya, isi ifite ingabano. Usomye no muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 24 aravuga ngo Uwiteka ngo areba akageza ku mpera y'isi, nuvuga ngo hahera harahari. Ariko Yesu Kristo atanyicingana ikomeye, yaravuze ngo nanje ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Muri Matayo 28 umurongo waho wa 20, nanje dore nanjye ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Noneho mari ku igice cya 13 umurongo wa 27 haravuga ngo umwana w'umuntu azatuma marayika noneho ngo atoranye intore ze kuva ku mpera y'isi kugera ku mpera y'ijuru. Nuvuga ngo ijuru rigira ingabano ariko n'isi ikagira ingabano. Ico kimwe mu mibumbe 9 rero caremwe n'Imana nico bita isi, ariko ni umurimo w'intoke z'Uwiteka. Pase urakoze. Pastor, ese isi ikomoka he? Imana muri tangira igice ca mbere umurongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, kandi isi yari iriho ubusabusa. Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, ni ukuvuga ngo ni Imana yayiremye, isi ikomoka ku Mana. Pastor urakoze. Pastor, ese iyo umuntu akoze nabi bishobora gukora no ku butaka? Iyo umuntu agize nabi arihemukira umwe ubwe agahemukira n'ubutaka, biri mu ijambo ry'Imana. Itangira igice cya 3 umurongo wa 17
Uwiteka Imana ibaza Adamu iravuga ngo kuko wumviye umugore wawe ukarya ku mbuto nakubujije uzaniye ubutaka kuvumwa. Nuvuga ngo icyaha gikozwe n'umuntu gituma n'ubutaka buvumwa. Nizo mpamvu Kayini amaze kwica Abeli. Ijambo ry'Imana riravuga ngo amaraso ya murumuna wanje arantakira ku butaka. Bisobanura ngo iyo ukoze icyaha uriyanduza ukanduza n'ubutaka uriho. Kandi biragaragara ko no kurimbuka ntabwo hazarimbuka abantu gusa, ahubwo ijambo ry'Imana riravuga ngo n'isi ubwayo ngo izashongeshwa no gusha cyane. Nuvuga ngo n'ubutaka nabwo iyo umuntu akoze icyaha aba yihemukiye, abahemukiye n'ubutaka. Izo mpamvu iyo umuntu akoze icyaha ahura n'ingaruka z'icyo cyaha, ariko n'ubutaka nabwo ugahura n'ingaruka z'icyo cyaha. Umuntu akora icyaha agapfusha, umuntu yakora icyaha akabingumba, n'ubutaka nabwo bukarumba. Urumva cyaha cyakoze ku muntu gikora no ku butaka. Nuvuga ngo biragendana. Iyo haje umugisha rero uza mu rubyaro ukaza no mu butaka. Pastor biritubwira ko isi izashira n'abantu cyangwa n'ubutaka. Ni byombi. Muri Petero ya 2 igice cya 3 umurongo wa 12 haravuga ngo ibyishingiro byose niyo si hari bikayongeshwa no gusha cyane, ariko muri ibyahishu bigica 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4 hari amagambo avuga ngo ndarema isi nshya n'ijuru risha n'isi nshya. Ni ukuvuga ngo yasi ya mbere yari itakiriho n'ijuru ryari itakiriho, bisobanura ngo nayo izavaho. Iyo si rero yavumwe kubera umuntu wakoze icyaha, ariko nayo izavaho. Urakoze pase. Ese isi isha ivugwa niyi? Isi nsha ni isi izaba itari mu icyaha, izabamwe abakiranutsi nyuma y'urubanza. Isi ijambo ry'Imana riravuga ngo mbona isi nsha ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho n'inyanja yari yakamye. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru rwiteguye nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Ari ijambo ry'Imana rivuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha. None iryo juru risha isi nsha, iyo si nsha niyo abakiranutsi bazabamo ni nyuma y'urubanza itagira icyaha. Isi y'abakiranutsi itandukanye n'iyi turimo, kuko iyuzuye ibyaha n'ijuru ryuzuye ibyaha rya none. Nizo mpamvu ntabwo hazahinduka isi gusa n'ijuru rizahinduka, ko byombi ni bibi. Nimwo Satani yagomeye asiga umwanda mu kirere. Mu Baefeso ndetse 6 birahari umurongo wa 12 avuga ngo kuko tudakirana n'abafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru n'abafite ubushobozi n'abatekizi y'umwijima. Ariko iryo jambo rivuga ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, bisobanura ngo nizo mpamvu ijuru n'isi nabyo bizavaho, hakaza ijuru risha n'isi nsha. Ariko iyo si umuntu azaturamo bita nsha ni itagira icaha, n'isi y'abakiranutsi, n'isi zabaho nyuma y'urubanza. Urakoze cyane. None se ingoma y'iteka abera bazaturamo izaba ku isi cyangwa izaba mu ijuru? Bibiliya iratubwira mu byahishuwe igice cya 5 ku murongo wa 9 n'uwa 10 kugera ku wa 11 haravuga ngo ukabahindurira ubwoko bw'abatambyi kandi bazima mu isi. Wacunguje amaraso yawe, abo wacunguje amaraso yawe ukabahindura ubwoko bw'abatambyi kandi bazima mu isi. Ni ukuvuga ngo ishikizo riheruka rizaba ari isi nsha, kuko ururembo rwera Yerusalemu ruzaba rwamanutse rwavuye mu ijuru rwasanze isi kugira ngo isi ture mu bantu bayo. Ni ukuvuga ngo abakiranutsi banesheje bazanyura mu ijuru nka esikare, ariko igihe cyo kuba mu ijuru kirahari, igihe cy'iteka kikaza mu isi. Nizo mpamvu Matayo 5 umurongo wa 1 haravuga wa 3 haravuga ngo hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ariko umurongo wa 5 haravuga ngo hahirwa abagwaneza kuko bazaragwa isi. Ni ukuvuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari bitakiriho, ariko iyo si nsha n'izabishikizo nyuma yo kumanuka rw'ururembo rwera Yerusalemu ruvuye mu ijuru. Pastor urakoze. Pastor ni kubera iki abantu bakunda isi kandi bavuga ko isi ari mbi? Nta mahitamo bafite. Iyo ikintu ari kimwe ntavuga ngo umuntu ahita mu bintu bibiri cyangwa bitatu, abati uwampa iki n'iki nahita mu iki. Ariko isi ni mbi, ariko niyo bafite yonyine. None se bayange bafata iki? Uretse abakiranutsi bafite kwizera ko bazagira ubugingo
ubugingo busha kandi hakazaza indi si. Iyo bagiye mu masengesho bakazamurwa mu buryo bw'umwuka bakerekwa, babona iyo si n'ubwiza bwayo. Iyo bagarutse rero niho bahitamo. Pawulo aravuga mu Bakorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo wa mbere ugeze gutangire kwa kabiri, haravuga ngo nzi umuntu wagiye mu ijuru, wazamuwe akaja mu ijuru. Niba yarari mu mwuka simbizi, niba yarari mu mubiri simbizi, icyo nzi nuko yavuye mu ijuru akamanukana ibikomeye. None ijambo ry'Imana avango hahise imyaka 14, ariko amanutse ya magambo yo mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 7 n'uwa 8 niho yavuze ngo ibyarinda muyanje nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibyarinda mu mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kuronka Kristo. Kubw'uwo narebye ibyanje byose ndetse mbitekereza ko ari amase kubwo kuronka Kristo. Umuntu ahitamo ariko ari uko yeretswe isi y'igihe kizaza. Uvuga ngo ijuru n'isi, ariko akabijurisha n'isi nshya. Rero iyo usuye ijuru, Imana ikwereka ibyiza tuzahabwa, tuzabona. Iyo ugarutse rero uhitamo. Nta nicyo kizagarura abahamya babiri, nukuza guhamiriza amahanga ko ari heza, kugira ngo bagiraga gushidikanya bose batekereze neza noneho ko hari ababayeyo bakatubwira ko harutaha. Ariko iyo uterekwa nta kindi ubuzi uretse iyi si ya none, kandi nayo irimo ibinezeza by'igihe gito kuko irimo ibibi n'ibyiza. Ibyo bineza by'igihe gito rero kuko abantu bafite ibyiringiro ko bazabihabwa, bituma bayitsimbararaho bakayikunda, bakayiha agaciro kuko bateretswe isi izaza. Narizo mpamvu mu Baheburayo 13:14 haravuga ngo ntabwo dutegereza iyi si ya none, ahubwo dutegereza isi n'umudugudu uhoraho uzaza. Bisobanura ngo nuweretswe mu kwizera ko isi tuzaba mu iteka tumaze kunesha izaba ari nziza kuruti. Icyo gihe bikaguhesha guhitamo. Ntabwo umuntu ahitisha mu ubwenge, ahubwo ahitisha mu kwizera. Narizo mpamvu Mose mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza 26 haravuga ngo Mose, kwizera kwatumye Mose amaze gukura yaranze kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, kandi byari by'igiciro. Egiputa yari ikize, kuba umuhungu w'umukobwa wa Farawo yari umwuzukuru wa Farawo, ubwo yari gutwarana Egiputa. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera gutuma yanga kwitwa iryo zina, ngo ahubwo ahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana kuko yabyeretswe, aburutisha kumara igihe gito cy'umunezero ariko ngo w'ibyaha, kuko yatekerezaga ko kubabazwa bamuhora Kristo ari ubutunzi butagira akagero buruta bw'Abanyegiputa bari bafite, ngo kuko yategerezaga ingororano izaza. Ni mu kwizera umuntu ashobora guhitamo, ariko iyo umuntu atari yagera muri urwo rwego rwo kurabukwa ngo abone n'ijuru, ntabwo ashobora guhitamo ngo avuge ngo isi nimbi, kuko niyo afite. N'ufite umwambaro ubundi ahitamo iyo agiye kwambara kuko afite myinshi, ariko ufite umwenda umwe ntabwo ahitamo. Oya. Kuba abantu rero bahitamo badahitamo bakavuga ngo isi ni nziza bakanayirwanira bakanashoza intambara, nuko batagira amahitamo, nuko ari yonyine, nuko ari nta kindi ciza bafite. Izo mpamvu guhitamo birabagora, kuko iyo umuntu abwire ngo hitamo ikintu kimwe nico uba ufite gusa, uburo nta mahitamo. Ni nk'ubwami bw'isi, nta mahitamo. Ni kubwo kwizera kuko n'Aburahamu byamubayeho. Usomye Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 8 haravuga ngo kwizera kwatumye Aburahamu yebera kuva mu gihugu areba aja mu cyo atareba, agenda atazi yaja. Kubwo kwizera biguhesha kumenya ko isi ya none ari mbi, ku isi y'ahazaza ariho abantu bazaba bamaze kunesha icyaha, bamaze kwima mu bwami bw'iteka, bazasanga ari byiza kuruta ibi ngibi. Ufite kwizera rero ko bizaba byiza kuruta ibi, niwe ushobora guhitamo neza. Urakoze Pastor. Ese isi y'igihe cy'ubuziranenge na Edeni bitandukaniye biti? Isi y'igihe cy'ubuziranenge, ubuziranenge ni isi itagira icyaha. Nayo bavuga Edeni mu Giheburayo bisobanura ngo ni uburyohe bwo muri iyo ngobyi. Uburyohe rero ubwo bishushanya ubwiza bw'Imana bari bambaye. Nizo mpamvu isi y'ubuziranenge yo yabaye igihe kirekire Adamu na Eva batarakora icyaha, ariko Edeni yari yiteretsemo, ariko uburyohe bwarimo nibwo bwari bwitwa ahubwo Edeni. Ni ukuvuga ngo Edeni ni uburyohe
uburyohe bwari buteretse munsi y'ubuziranenge mu isi y'ubuziranenge. Buriya Edeni ni ukuvuga ngo ni uburyohe, ni uburyohe bwari muri Edeni bwitiriwe iryo zina. Nizo mpamvu Imana imaze kwirukana uwo muntu mu ngobyi ya Edeni, ni amagambo ni imvugo, ntari ukwirukanwa ahubwo ni ukumwambura ubwiza yari afite. Ntabwo yirukanye nkuko tuzi kwirukana umuntu wamwirukana mu nzu. Ntari ukwirukana nk'ukwiruka ufite umubiri, ahubwo ni ukukwambura ubwiza, kukwambura faveri. Kuko yari amaze no gukora icyaha, amaze no kuzanira ubutaka kuvumwa, aba mubi n'isi bambi. Ubwo rero uko none kutambara ubwo bwiza niko gutandukana n'iyo ngobyi, niko kwirukanwa, niko gutandukana n'iyo ngobyi. Naho undi yagumye aho ngaho ayitura ariko ari mbi. Noneho rero mu Byahishuwe 22:14 nuvuga ngo bwa bwiza yatakarije aho ngaho, Imana ijambo rivuga ngo imwirukana muri iyo ngobyi kugira ngo atarambura ukuboko agakora ku giti c'ubugingo akarama, iramwirukana iharindisha abakerubi, nuvuga ngo imwambura ubwiza bwose yari afite, ahinduka umuntu w'umunyabyaha. Noneho muri Ibyahishuwe 22:14 haravuga ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti c'ubugingo twatakaje, noneho banyure mu marembo babone binjire muri rwa rurembo kizagaruka umuntu amaze kunesha. Iko kugaruka rero ni ubwiza buzongera bukatugarukaho, umuntu akongera noneho akambikwa bwa bwiza budakora icyaha. Niho kwirukanwa ni kuba kure y'ubwiza. Voilà. Kwirukana no kuba kure y'ubwiza. Ariko umuntu ashobora kwirukanwa mu rusengero adasiba, yarirukanwe kuko yatandukanye n'ubwiza bw'Imana. Itoro ry'Isarudi sindi bari barapfuye bose. Wandikire marayika w'itoro ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho nyamara uri intumbi. Bari barapfuye se? Ntibateranaga se? Ntibaririmbaga se? Ntibasengaga se? Ntibabwirizaga se? Ariko nta bari bariho. Ubwiza bwari bwaragiye, bari barirukanywe. Urakoze cyane, Imana igo mugisha. Pastor, gereranya ubunini bw'isi n'ibiva binini, izuba n'ukwezi. Izuba n'ukwe, ibiva binini ni izuba n'ukwezi. Tubigereranije noneho n'isi ku bunini bwayo, isi ubwayo ivuye mu ukwezi inshuro 50, ariko izuba ryo ubwaryo ryonyine rivuye mu isi inshuro 1,000,000 Ubwo noneho rero izuba rivuye mu ukwezi nuvuga ngo inshuro 1,065,000, kuko isi ubwayo ivuye mu ukwezi inshuro 50, ubwo izuba rivuyemo ukwezi inshuro 1,065,000. Urugendo rwo kuva ku isi rero kugera ku zuba, urwo rugendo ni rurerure cyane, ni ibirometero 1,149,600 kuhagera, ni harehare cyane. Ubwo rero tugereranije isi n'ibyo biva binini uko bimeze n'ubwo buryo bikorana, noneho rero isi ikabeshwaho no kuzunguruka ku izuba, tukabona umuco tukabona n'umwijima, noneho wa mwijima Imana ikawita ijoro, noneho wa muco Imana ikawita amanywa. Iyo bita rotation. Hariho translation, la terre tourne autour du soleil, hakaba na rotation, la terre tourne autour d'elle-même. Haisi igihe cy'isi cyo kwizungurukaho, hakaba n'igihe cyo kuzunguruka ku zuba. Pastor, ndashaka usobanure iyi migani ifitanye isano n'isi. Pastor, ese isi irikoreye bishatse kuvuga iki? Ishaka kuvuga ko isi nubwo benshi bayikunda ariko irimo ibibi byinshi, niko bishaka kuvuga. Isi irikoreye, barayikunda, ariko irimo ibibi byinshi. Yikoreye mu yandi magambo, yikoreye ibibi, yaremerewe mu yandi magambo. Iyo bavuze ngo isi irikoreye avango barayikunda ariko iri ibibi byinshi. Urakoze. Iyo bavuze ngo isi ntisakaye, isi ntisakaye ni ukuvuga ngo uwituyeho wese ahura n'akaga, niko bisobanura. Kubera iki umuntu abona akazi? Uwituyeho wese ntabwo isakaye nini, kurya imvura igwa ikagwa ku muntu utari mu nzu, n'akajyo kaje kakarindibuka ku isi gakora ku muntu wese. Ariko abantu bakakukanwa kagawukoraho none ukanyagirwa, none undi akanyagirwa ejo, undi akanyagirwa ejo bundi, banyagirirwe rimwe ariko yamvura ikagwira bose iyo badafite inzu. Niko n'akajyo kagwiriye isi gakora ku bantu bose. Izo mpamvu bavuga ngo isi ntisakaye. Wiseka mugenzi wawe n'akaga kuko nawe ntabwo uri mu nzu. Urakoze. Iyo uvuze ngo ngo isi zakwigisha, isi zakwigisha nuvuga ngo ibibazo uzahura nabyo ku isi bizagukuramo umuteto, uzahura n'ibitandukanye, ibyiza nabyo birahari, bizaba imvange, ariko ko guhura na byinshi biguha inararibonye, none ukava mu muteto.
kuvuga ngo isi zakwicara mpamvu izagukura mu muteto bitewe n'akaga wahuye nako n'intambara warwaye n'ibibazo wahuye nabyo izagukura mu muteto. Pasi bavuze ngo uhagaritse amaguru yompi ku isi. Iyo bavuga ngo umuntu ahagaritse amaguru yompi ku isi bisobanura ngo yavuze ukuri kutazasubirwaho ntaco yasize. Bavuga ngo ibi ngibi mbivuze mpagaze ku maguru yombi bisobanura ngo ntaco nshigaje nta nurarenzaho. Pasi abantu bavuze ngo ikidahura ngo ni imisozi. Ikidahura ni imisozi ariko abantu barahura. Bisobanura ngo icyaha ntabwo gisibangana. Uwo wahemukiye iherezo uzahura n'uwo wabyaye cyangwa uzahura nawe. Ariko imisozi yo kuko itanyiganyiga ngo yongere yireme ubwayo gumwe guguma hakurya ubundi gakuma hakuno ntihuza imitwe. Ariko abantu uhemukira umuntu ukazibuka wagiye gucumbika ku muzukuru we. Uhemukira umuntu ukazibuka wagiye gukorera se uwo wahemukiye. Ugasaba akazi utazi ko ariho waje gusaba ugasanga ni mukuru wowe wahemukiye cyangwa wagiriye nabi. Niko bimeze. Umunsi umwe nigeze nja gusura inka zanje imasisi. Ngiye kuzisura nsanga umushumba wanje yazindutse yahasize undi ntazi. Uwo ntazi yari inshuti ye ariko ntamuzi. Nsanga ari gukama. Nsanze ari gukama ndarakara. Ndakazwa nuko umushumba umenyereye inka amenya icara sigira inyana. Ndavuga ntese umuntu utazi inka akaba ari gukama aramenya arasigira inyana gute arabijera gute. Ndakaye kuko ntari namuzi mbo arabibona. Abibonye wa mushumba wajaje arahansanga ndi hamwe n'abari kwa ndakaye. Mbadamututse. Ntasoni uhanga rutinka uzisigira umuntu utazizi ari unakama. Ndarakara ariko basimbo aca bugufi agwa mu kantu nyine nawe yumva ko yahemutse koko birashira. Ariko igihe kimwe ndi gukora ubukwe abagobye kuza mu bukwe benshi barambira ngo barakenera amata. Bisaba kugira ngo inka amasho yose ari hafi bakamire kuri uwo munsi bakamire iwanje. Ntuma abantu gushikira amata mu nka z'abandi n'izanje bazikama n'iz'urugo rwose bazikama. None ntubye abantu gushikira amata mu nka z'abandi abana barabura baba bake. Ndavuga ngo hariya aho nta kibazo ndigirayo. Nafashe Rweru ndagenda nja muri izo nka zari iz'inshuti yanje nzi nayo nanavuganye nawe nti uyu munsi murakamira iwanje kuko mfite ubu. Ati nta kibazo ku Masisi nta kibazo cy'ibyo bintu. Barasangira uvuze ngo urakamira iwanje arahakamira nta kugwa nta no kugurisha kwana bagaho. Noneho ndagenda difiere ngezeyo nayo narangije no guta inzira nageze mu nka mu gukubitana nawe amaso nsanga ni wa mushumba nabwiriye nabi mu nka zanje. Mburukundo asubira inyuma kandi nta nzira ihari. Ndakubitika ndamwara nishuza icatunye mubwira nabi ariko we anaca bugufi. Aravuga ati nuko ndavuga nti shobuja yavuze ngo mwese mukamiri wanje ntuhazi. Ati ndahazi. Nuko yavuze ati noneho rero wikwihuta uragenda unywa amata ndahazi kandi nari nshonje. Wabugira ngo ntanywera amata imbere ye naramubwiye nabi. Kumusaba imbabazi biragora numva ndi mu nshingano zanje. Anarakama amatara aboneka nta kibazo cahabaye ariko ndamwara. Narizo mpamvu bavuga ngo isi udusozi duhura ariko abantu barahura. Uzirinde guhemukira umuntu wabyaye nubwo yaba atarabyaye afite inshuti. Uzirinde guhemukira umuntu utazamuhemukira ukazasaba inshuti ye cyangwa ukazasaba uwo bafitanye amasano utabizi. Uzirinde mu buzima bwawe guhemukira umuntu wari we wese uhumeka nawe uhumeka. Aho uzahurira n'abamukomokaho ntabwo hazi. Ni uwo mugani uvuga ngo udusozi ntiduhura ariko abantu bo barahura icandi cihisha. Urakoze Pasi. Pasi bavuze kugaruka. Iyo bavuze ngo kugaruka bisobanura iki? Iyo bavuze ngo kugaruka ku isi ni ukuvuga ngo ni ukuva mu burangare cyangwa kuva mu bitotsi. Iyo nkubwiye ngo garuka ku isi ni ukuvuga ngo ufite uburangare bwinshi. Garuka mu mwanya wawe wari ufite utekereze neza. Garuka ku isi cyangwa se va mu bitotsi. Ico wese kugaruka ku isi ni ukuva mu burangare. Urakoze. Kugaruka ku isi ni iki? Kugaruka ku isi ni ukuva mu burangare. Ni ukuvuga ngo ushobora kubura distre hari ibyo cyangwa se bisobanura ngo kuva mu bitotsi. No kuva mu bitotsi ni ukuva mu burangare nyine. Kuko iyo umuntu avuze ngo arasinziriye ntibisobanura ngo ari mu buriri araryamye koko ariko ibitekerezo bye byimutse byagiye ahandi. Iyo uvuze ngo garuka ku isi rero garuka kubikwiye cyangwa se
kubikenewe uve mu burangare. Aha, iyo bavuze ngo isi ni sugi, isi ni isugi bisobanura ngo ntiyigeze ihingwa, ni ishamba bagiye gutata urashima, ntiyigeze hatemwa, ntiyigeze hahingwa, uravuga uti nahageze ariko ni heza kandi nasanze ari isugi, uvuga ngo nasanze hatarigeze hahingwa. Urakoze cyane. Pasi iyo bavuze ngo isi iyo bavuze ngo isi yahumetse umuvumo, isi yahumetse umuvumo bisobanura ngo ntukiringira abantu bose babaye babi, ntukiringira abantu bose burya babaye babi, bisobanura ngo isi yahumetse umuvumo. Ntabwo bari babi, ariko ingaruka yica uko yiyongera, abantu basaya mu byaha, abantu bongera ubugome, abantu bakaza ubugome, na Satani nawe ari umukangurambaga w'ubugome, abantu bose usanga barakongejwe ububi. Kandi kuko umuntu yakoze icyaha akazana n'ubutaka kuvumwa, byatumye no ubuzima bugorana. Ukugorana k'ubuzima rero butuma umuntu aba nabi. Iyo abantu baje gucumbika iwawe ari 5 utagira ibyo kurya cyangwa ari 10, ntabwo ububanze, kuko ni inshingano z'abakristo n'itorero. Ariko urakazwa n'iki? Nuko utagira ico kubaha bakaba barakuvuga. Yahumetse umuvumo rero kuko ibiriho byose, abantu bose bayiriho bahindutse babitewe nuko bakongejwe n'abandi, no guhemukirwa kenshi bigatuma n'umuntu aba nabi. Bavuze ngo kubaho isi ku yindi bishatse kuvuga iki? Kubaho isi ku yindi ni ukubaho mu buzima budahinduka. Umuntu afite imyaka 20 yagiraga inkimwe none ashaje afite inkimwe. Umuntu afite imyaka 20 yagiraga isambi imwe none aracafite isambi imwe. Nuvuga ngo ntibyigeze bihinduka, ni ukubaho isi ku yindi. Ntibyigeze ubuzima bwe tibuhinduka, ntibwiyongera, tibashobora ngo nibyo afite bitaka ahubwo aguma hahandi nk'amazi adasuma. Niko bita kubaho isi ku yindi. Urakoze. Pasi bavuze ngo isi nibanga ritaziguye. Isi nibanga ritaziguye bisobanura ngo isi guhemukiye bose barabimenya. Ntabwo ikugirira ibanga agire ngo ivugiye ngo uyu nzamuhemukira ariko bitupfundikire, ahubwo iraguhemukira ubwayo, ariko isi ahabwa abantu bose bakaba barabimenya. Pasi bavuze ngo agasozi, iyo bavuze ngo agasozi kagusabye inyama ntukarenge, ni ukuvuga ngo nta uvuguruza umunsi wo gupfa n'ikizamwica. Niko bisobanura, nta uvuguruza umunsi wo gupfa n'ikizamwica, nta ubivuguruza. Nibwo haba ingabo zigukingira, nubwo haba hehe, kuko umuntu asitara no mu nzu ye ariho hari sekirite yibwira agapfa. Umuntu agwa muri dusha agapfa ariho yiyubakiye. Umuntu ahirima ku buriri agakubita agahanga hasi akaba arapfuye. Uri ku gitanda ca kabiri ukavuga uti ngewe narasirimutse ndagura igitanda kigerekeranye, ariko umwana yorota ari inzu y'isima agakubita umutwe hasi ariho hari sekirite n'umutekano akaba arapfuye. Wigura imodoka yawe ari nshasha yarangiza ikagutsindaho mu nzira, kandi ishobora kuhagutsinda ikazatwarwa n'abandi, weho waragiye kera. Agasozi kagusabye inyama ntabwo karenga. Urakoze. Pasi bavuze ngo guca inkoni mu ishamba utazi, ni ukuvuga ngo nuguhitamo ibyubaka ubuzima bwawe udashishoje, ukaba ugiye gutekereza ku by'ubuzima bwawe, ku bizabwubaka no kuburema, wamara ugahubuka ntushishoze, noneho bikagera igihe uhitamo ikizabwangiriza. Baca umugani ngo yagiye mu ishamba aca inkoni mu ishamba, ariko ishamba atarizi. Waciye inkoni mu ishamba utazi, watoranije mu byubaka ubuzima bwawe ariko ntiwashishoza, ugera ubwo utoranya none ikizagusenyera. Pastor wakoze, reka tugushime tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime nawe warubanye natwe muri gano tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime wowe wakanze subscribe cyangwa wakoze sabone tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire wowe uzufata kanya ukadusengera. Reka dushimire wowe uzufata ibiganiro byacu ukabihereza inshuti yawe, ukadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Nawe Imana iguhe umugisha. Nawe ushobora kuba bwa mbere rweze kuri gusenga everyday, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor tugana ku musozo niki wakongeraho? Ni kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze bene data badukurikira kandi mudukunda, mugasharinga, mukabwira ubutumwa bwiza bagenzi bacu na bagenzi banyu, abo muri kumwe nabo mutari kumwe, mubakomunika. Imana ikakomeza ikabaha umugisha. 0786696620 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Twese tugubwe neza, Imana iduhana umugisha. Murakoze. Reka tubabwire ngo igano naho utaha. Shalom shalom shalom. Witeka umva gusenga kwanje, gutaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe, kumubavu no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.